Kaze neza kuri Burashari TV. Burashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru, kwamamaza biri ku rwego rwo hejuru. Bimeze bite rero? Ndagushimiye wowe ukurikiye Burashari TV, wowe wakoze subscribe, uri inshuti magara. Imana izaguha umugisha, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Aka ni ka kazi k'umuturika dufite muri uyu mwaka. Nk'ibisanzwe kuri mikoro ni Burashari, nigena Emmanuel. Uwo ni wenge wewe bakwita dukurikiye Burashari TV. Aka kanya ukaba uri kubona imodoka nyinshi ziri kuri Burashari TV ziri ku isoko, imodoka zicuruzwa amafaranga make cyane. Ni imodoka z'imiturika zageze kuri Burashari TV, zimwe mu modoka 1000 twakira kuri Burashari TV. Buri munsi twakira imodoka 1000 zigurishwa kuri Burashari TV. Ntuze ko wacikwa namaze kwinjiza mu kibuga bushyashya. Yibayita Yaris. Toyota Yaris, bayita Toyota Yaris ku mafaranga make cyane. Umwaka wayo ni 2004, irashaka amafaranga $6,500,000. Toyota Yaris automatique ni za modoka zitanywa. Izi modoka urazizi, izi ni za modoka z'abanyamugi. Ushobora kubona kameze gutya ngo ni gato, ariko kano kamodoka kihagazeho. Niyo mpamvu nkubwira nti wowe imodoka ntereka ku isoko zose uzajya uzibona ku gihe. Bizagufasha ko nuza kugura imodoka kuri Burashari TV bitazakuvuna. Ntabwo bizakuvuna, ntabwo bizagusaba gutekereza cyane. Bizagusaba gukora ku muvuduko munini cyane kugira ngo ubashe kubona imodoka kuri Burashari TV. Iyi modoka izahora mu ntekerezo zawe, imodoka y'umuturika. Ntuze kuba wacikwa amaze kugera kuri Burashari TV. Burashari Special Technician, sosiyete icuruza imodoka biri ku rwego rwo hejuru. Ariko ubundi niba atari ukumvuna ushaka iyihe modoka ko namaze kuzana ku kibuga bushyashya, abandi hari aho bibereye, ariko wowe uri kuri Burashari TV. Urimo uragenda ubona imodoka nyinshi ziri ku isoko zigurishwa amafaranga make cyane. Uri uw'agaciro wowe wakoze subscribe. Nukuri nkurakobwa ngo muri inshuti magara, kandi nzagufasha nkufasha umuvandimwe we. Nimero ushobora kuba watuboneraho ushaka imodoka yo kugura: 0788497423, 0788497423. Izo nimero ushobora kuba wazihamagara ushaka imodoka yo kugura. Ufite imodoka ugurisha ntuze ko wacikwa, turi ba mudahusha, ntuze ko wacikwa. Ahangaha ni iby'agaciro kuba wibereye kuri Burashari TV. Uri uw'agaciro wowe wakoze subscribe, uri uw'agaciro wowe ukurikira imodoka ntereka ku isoko zose, wowe ukazibonera ku gihe. Uzagera kure kandi heza, niho nkwifuriza. Yibayita Toyota Yaris 2004, irashaka amafaranga $6,500,000. $6,500,000. Iri ku biciro byiza, ntabwo ihenze. Ntuze kuba wacikwa. Rebi modoka. Ariko ngo nkabya se gute? Ariko iyi modoka urabona ko ihagaze. Rebi janti, rebi kizimoteri. Irimo moteri nziza cyane. Ndebe neza uyitegeze, reba itara ryayo. Wabuze imodoka, washatse imodoka yo kugura urayibura, byaciye mu zihe nzira koko? Washatse imodoka kugura urayibura, byaciye mu zihe nzira? Nawe ukajya ukirya nguru umunyamugi. Umunyamugi ni umuburashari. Umunyamugi wa mbere ni umuburashari. Ese koko nawe uri umuburashari? Buri modoka ntereka ku isoko yose yibonera ku gihe.
ese uba ufite inzozi zo kuzagura imodoka kuri Burashari TV? Ako kanya wamaze kuba umuburashari. Ababurashari mwese ahantu muherereye hose ndabasuhuje. Ababurashari bari mu burasirazuba bw'u Rwanda, mu burengerazuba, mu majyepfo, mu majyaruguru. Ababurashari mwese hejuru hejuru hejuru. Komenti zanyu nzibonera ku gihe, mesaje zanyu munyarikira kuri WhatsApp zose nzibonera ku gihe. Muri inshuti magara ndabakunda, kandi nk'uko munkurikira nanjye nzakora icyo nagomba gukora. Nimugira gahunda yo gukenera kugura imodoka, wowe uzaze kuri Burashari TV ufite amafaranga wabiteguye uvuga ati ndashaka imodoka yo kugura, uzareba ibintu nzagukorera ibintu byiza cyane bitazibagirana mu mateka. Ibintu nzaguha imodoka itazava mu ntekerezo zawe, bizansaba kuyitegura. Niyo mpamvu ngo dutunganya imisoro twatumwemo kuri 98%. Nta gusinzira, nta kuryama, tuba dushakisha ikintu gishobora gutuma wabona imodoka nziza cyane, imodoka ifite moteri itarimo akajagari, imodoka ifite ikizu gihagaze neza, imodoka yambaye amapine mashyashya, imodoka ifite karite jaune, imodoka ifite silence, byose karite jaune na silence umwaka wose. Iyo niyo modoka y'umuturika iba yibereye kuri Burashari TV. Ya modoka uzagendamo buri wese ukubonye akavuga ati iyi modoka wayiguriye hehe, nawe ukavuga ati nayiguze kuri Burashari TV, akavuga ati wawu, burya nawe uri umunyamugiti. Nanjye bampaye imodoka yo kugura nziza cyane, niyo mpamvu rwose nawe nkwemeye ko uri umunyamugiti. Ndeba imodoka ntuze kuwacika. Ushaka iyihe modoka? Nakubwira ngo niba ufite imodoka ugurisha ikaba yarahize mu gipangu, duhamagare kuri 0788497423, 0788497423. aho uherereye hose, aho iyo modoka yawe iri hose turahagusanga, kuko duhaguruka n'itsinda rikomeye, itsinda ridahusha na gato. Amafaranga Vadiramani, tukaza tukareba imodoka yawe. Iyo dusanze ari sawa duhita tuyigura ku buryo byihuse cyane, kuko imodoka ntabwo ushobora kumara iminsi ikiri ku isoko byaciye mu zenzira. Uyu ugasanga imodoka ngo iri ku isoko ngo imaze iminsi 2 yarabuze umukiriya, byaciye mu zihe nzira. Ndagushimiye wowe twabanye ku isoko turi guteka Toyota Yaris automatique, twatuvatiri duto cyangwa twatumodoka duto tunywa nk'akamoto. Nukuri uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka, uwo ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora no gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya ntereka ku isoko zose uzajya uzibona. Tuzasubira utaha. See you, bye bye.